Hello bakunzi ba Juju Vibe TV, nizere ko meze neza, nanjye meze neza. Uyu munsi rero turakomeje, tugiye kungurana ubumenyi, tugiye kureba ubundi buryo wateguramo Rolex ariko butari uburyo wari usanzwe umenyereye. Turaza gukoresha amashu, dukoreshe karoti, dukoreshe puwaro, n'izi seleri, ifarini, amata, amagi, umunyu, amavuta na marigarine. Rero mureke dutangire, muze kureba ubundi buryo wateguramo Rolex atari uburyo wari usanzwe umenyereye. Tubane. Turatangira dukata ishu ryacu rero dukoresheje iyi rape ifasha no gukata amashu. Iyi rape ikata neza, uyifite gukatira amashu neza, murabona ko irabikata kandi mu buryo bwihuse. Na puwaro ni ukuzikata, ko nazo turazikoreshamo dukaranga aya mashu. Amashu yacu twamaze kuyategura na karoti, reka noneho tubikarange ku ipanu cyangwa se isafuriya, icyo wakoresha cyose. Noneho turabanza dushiremo aya mashu tuyakarange. Amashu yacu rero
ari hafi gusha tuhita dushyiramo na za karoti twarabye. Ushobora no kuba ukudukata dutoya, nuko nayikoze muri ubu buryo, ariko nawe ushobora kudukatamo dutoya cyane. Noneho nabyo tukabikaranga. Karoti n'amashu bimaze kwegerana, noneho tuhita dushyiramo cya gitunguru cyacu cya puwaro twakase, nacyo dukomeze tubikarange. Nkomeza kubibutsa gukora subscribe, like na comment, kandi usharinge na bagenzi bawe kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Vibe TV. Urabona ko imboga zacu zirasa neza. Ubu noneho turahita dukurikiza mu kanya n'izishe. Turahita dukurikizaho gukora crepe. Crepe twe nizo turi buze kwifashisha dukora iyi Rolex yacu. Mu gihe wari umenyereye ko ikoreshwa capati, ariko ubu tugiye gukoresha crepe. Noneho duhita dushyiramo umunyu. Dushyiramo akunyu akayiko kamwe gatoya. Rero tuhita dushyiramo black pepper kugira ngo twongere uburyohe n'impumuro muri izi mboga zacu. Urabona ngo iyi black pepper dushizemo. Nibutsa ko umuntu wajya izi mboga buri munsi zanamufasha gutakaza ibiro. Ugiye urya amashu cyane, buri munsi ukarya amashu akaranze gutya, atarimo amavuta menshi, yagufasha gutakaza ibiro. Imboga zacu zahiye, reka rero noneho dutegura igiponda cya crepe. Turakoresha amagi 3. Tuyavange. Noneho twongeremo isukari.
Mm. Harimo isukari ibiyiko 4. Ufite na sucre vanille wayishiramo, ariko si ngombwa cyane. Urayivanga neza, turangiza dushiremo amata. Noneho tuze guhita dutangira gushiramo noneho n'ifarini, ariko tukomeza kugenda tuvanga. Hano turafite ifarini, ukomeza ubikubite mpaka binoze. Tuhita dushira hano ya marigarine yacu, tuyiyongeshe. Noneho tuyishire, tuze kuyishiramo hano mu kiriya giponda. Shiramo ibiyiko 2. Udafite marigarine ushobora gukoresha butter, cyangwa se ugakoresha olive oil, cyangwa se andi mavuta ufite yo guteka ariko atarigeze atekeshwa. Utaratekesheje ifiriti cyangwa yanyuzemo inyama, yo nayo wayakoresha. Yamaze kuyenga rero, tugiye guhita tuyisukamo nayo tubivange. Nabibona tubivange, yivange neza na cya giponda cyacu cyanoze. Tuze dukata seleri zacu rero, nazo tuze kuzikata duto duto, noneho tuze kuzishiramo.
twongere dukatemo kugira tuze kuba duto cyane. Dushaka ko tuza kugaragara muri crepe zacu, akabara ka seri kaze kuba kagaragaramo cyane. Tubifate tubishire muri cya gipondo. Noneho twongere tubivange. Reka dutangire dukore crepe zacu. Kugira crepe zawe rero zigende neza, ushiraho akariro gakeya, ubundi ukagenda wegura. Ubundi yatangiye kuzana utu tudomo hejuru, bitumenya ko iri kumuka neza. Aha utu tudomo iyo twatangiye kuzaho mubona gutya, menya ko crepe yawe iri kumera neza, iri gukomera. Urabona ko crepe yacu imeze neza. Kubera ari zo gukoresha Rolex, ntago turi bukore twa tundi duto cyane. Niyo mpamvu mubona nakoze inini isa nk'ibyibushemo, kugira ngo tuze kubona uko tuyishiramo za mboga twateguye. Crepe rero murabona ko ihiye.
ubu noneho igikurikiyeho ni ukuyarura tukayishyira aho twateguye. murabibona ko imeze neza, ka kabara karimo karagaragara. Tugahita dukora indi, dushyiraho utuvuta dukeya. Ipanu ubonye ikiriho amavuta nta yandi wakwiriye gushyiraho, ariko iyo ubonye nta mavuta ariho wongeraho dukeya kugira ngo crepe yawe itaza kugushirirana. Imboga zacu zahiye na crepe tumaze kuzikora, murazibona. Noneho igikurikiyeho ugiye kubereka ukuntu tuza kubihuza. Mukurikire kugira ngo mutazabikora nabi ntibibaryohere. Murabona ko imboga zacu zirasa neza. Reka tube tuzishyize hano ku ruhande, noneho tugende dufata crepe imwe imwe twifashishe aha, kugira ngo muri kubireba. Turangize dufate kuri za mboga dushyire kuri ya crepe yacu. Ubaye ufite ushaka kongeraho mayoneze, aha hejuru wahita ushyiraho ka mayoneze cyangwa se ka ketchup, ariko ngiye kubera ntabishaka ndayikora gutya. Noneho nurangiza uzinge gutya, kugira ngo muri kubireba. Wongere uzinge gutya, wongere uzinge na hano inyuma, wongere uzinge gutya, ngira ngo muri kubireba ukuntu igomba kuba imeze. Igomba kuba imeze gutya. Ubwo iya mbere irarangiye,
tukayishyira ku isahani, tugafata n'indi tukabikora gutyo, ugashyiraho, ugakomeza n'izindi gutyo, urafunga hano, wamara gufunga naho ugafunga, ukongera ugafunga inyuma, wamara gufunga inyuma ukongera noneho ukongera ugafunga gutya, ukazengurutsa. Hano ushobora kuba ugiye kuzisavinga abantu benshi, ukagenda ushyiramo agakirida hano kugira ngo dufate neza, ugafata n'indi nayo tugashyiramo za mboga. Mwibutsa ko ushaka gushyiramo ka ketchup kugira bikuryohere cyane, wagashyiramo na mayoneze, wongere uzinge zose, ukagenda ubikora gutya, ukazinga, ukayitegura. Murabibona rero turabisoje. Nabona ko Rolex twakoze mu buryo bwa crepe twazisoje. Tumenyereye ko wakoresha capati, ariko nabona ko noneho tubikoresheje crepe birakunze. Rero ndabifuza namwe kuzabikora, mwabonye uko twabikoze, namwe muzabikore kandi biraryoshye cyane. Nkuko mubibona birasa neza kandi nako ziryoshye. Rero ndabifuriza kuza kuryoherwa. Mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira dukomeze dusangire utuntu tunyuranyuranye tw'ubwenge.